bambwira gute ukuntu hejuru y'aha hantu hejuru y'aha ngo hariyo ahandi Imana iba ngo kandi tukaba tuzabana yo nayo. Umve ko kwizera gukomeye ibintu Kristo yiringije umuntu utarigeze asoma. Yego utarigeze asoma, ugasanga ibintu umuntu abihagazemo, ugasanga aranabirwanirira, arabigira impaka, yagiye akanavuga ati niba munaniwe kubyizera mugende mumve iruhande, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Yego la bêtise niko bwitwa mu Gifaransa, sibyo? Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'iki? Ni imbaraga z'Imana. ngera ku misokoro, ndinjira igiriye hose ngera kumara amato n'amanini, gros intestin grêle, ndamanuka umuhogo wose, esophage, diaphragme, pancreas, ngera kuri pumo, ngera kuri appendice, ngere piyo. Umuntu apfuye babirangiye. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Iryo jambo ryo gusaba nabi n'iki? Ibintu bibabaza Imana yibonye igisonga cy'ibihumbi 100 kije, ikabona umuntu wayisabye inzu ahisa agura imyenda na za nkweto na za nyama. Bibabaza Imana. Twumvikana ahangaha, ntabwo Imana inaniwe guha umuntu inzu inamuhina za nyama, ariko ishaka ngo muze muri specific imbere y'Imana. Si icyo bisobanutse. Wenda tutari twagera ku kindi kibazo, ngo hari ibyo Yesu yiringiza abantu. Yego. Tunyuriramo wenda bikeya. Urakoze nubwo tutakivuga wenda en detail, ngo tubiye ko umuntu ashobora kwibaza ni iki Yesu. Pawulo yandikira Abefeso mu gice cya mbere umurongo wa 15 uko ntavuga, nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu. Urumva ko kwa kwizera kujemo, kandi uburyo mwizera Umwami Yesu hano uku ni kwa kwizera kwa kabiri, ko kumugirira icyizere. Urumva? Naho ahandi uzasanga ngo ariko mwe uko mwizeye, kuko mwizeye ni kumwe kwa mbere, ni uko mbere burya. Numva Pawulo yanditse agashyiramo ikintu cya past, kuko mwizeye murabukukirwa hiteka, ntimurabukurimbuka, kuko mwizeye munazi yuko muzazuka n'ibyo ngibyo. Hano rero gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye naho nashakaga, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Imana nishimwe. Haleluya. Amen. Abera bafite umurage, kamwita heritage. Abera bafite umurage w'ibyo bazaraganwa nande na Kristo. Byanditse mu Galati igice cya 4. Ibintu tuzahabwa nari ntangiye kuvuga cyane mu kanya, mvuga ijuru. Bambwira gute ukuntu hejuru y'aha hantu hejuru y'aha ngo hariyo ahandi Imana iba, ngo kandi tukaba tuzabana yo nayo. Yego byiteka ryose. Ibintu ntabwo siyanse yabikwiringiza, ntabwo tekinike ntiyabikwiringiza, ibintu byose twiga byonyine ntibyabikwiringiza. Bisaba ngo wakirwe kwizera, umenye ibyo byiringirwa ko bihari, sibyo? Murabizi ko twize geography, tugasanga hariho 9 planètes, imibumbe 9, sibyo? Kandi uyu turiho no gatatu, hejuru y'uyu hakaba indi 6, si koko? Igitangaje uwo mubumbe tuzabaho ntabwo uri muri iyo, nuko twizeye, twabyiringiwe na Kristo. Nitujya muri Yohana 17, aho Yesu yatangiye asengera abigishwa, icyo nicyo kivuga.
turasanga imirongo nk'itatu ibanza atangira avuga ngo mana noneho ongera wohesha umwana we nk'uko yakoheje mu isi, ongera umusubize bwa bwiza ahoranye kuva kera itararemwa. Kuri gatatu akavuga ati ubundi bwo bugingo ko kumenya bakamenya n'uwo tumwe. Ariko ugasanga atangiye uvuga ngo data ndashaka ko abo wampaye umunsi umwe bazaza hano tukahabana ngo barebe ubwiza wanteguriye kera itararemwa. Tuvuga ko hari ahantu Imana iba rero yahoranye nande na Yesu mbere yuko aza, kandi Yesu adutsura kugira ngo tuzajyeyo kuhabana. Imana ishimwe. Ibyo ni ibyiringirwa cy'igitsikamutima umuntu atazana lisansi bambese siyanse ngo bitunyomoze abiduhakanye, umutekinisiye nteza ngo biduhakanyishe tekinike ye. No ashpida ntabwo geography ikirere n'ubumenyi bwacyo n'ibicu byaza ngo biduhindure kumenya icyo kintu. Ibaze ko umuntu uhuye n'abantu bafite ubumenyi butandukanye ku kirere bataza ngo bakonvenke umuntu wakizwe yari mayibobo. Il est très qui n'a aucun ikintu runaka cy'ubumenyi. Umva ko kwiza gukomeye ibintu Kristo yiringije umuntu utarigeze asoma. Yego utarigeze asoma, ugasanga ibintu umuntu abihagazemo, ugasanga aranabirwanirira arabigira impaka. Yagiye akanavuga ati niba munaniwe kubyizera mugende mumva iruhande. Icyo nzi nuko hari n'ababipfiriye, intumwa zarabipfiriye, intumwa zarabipfiriye kandi mu by'ukuri ari ukubyizera gusa, sibyo nta mapu yo kubireberaho. Amen. Nta gitabo cy'ubumenyi kibigaragaza d'une façon scientifique, d'une façon intellectuelle. Ntacyo ni ukubyizera gusa. Amen. Icyo gituma Pawulo yandikira Abakorinto avuga ati ababwije ijambo rikomeye cyane hariya gahora kandi ndababwire ko nta kuntu arivuga. Tubwire rwose ijambo ry'umusaraba kubarimbuka mu rupfu. Yego nibyo wa mbere iki cya 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Yego la bêtise ni kuvuga bitwa mu Gifaransa, sibyo? Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'iki? Ni imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari mwanditse ari hese, umunyamaka wo muri iki Yesu ari ubwenge bw'isi ko Imana yabuhinduye iki? Ubupfu. Kuko ubw'ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badahe, ariko ijambo ry'umvungu ntabwo nzamukubyumva. Kuko ubw'ubwenge bw'Imana, sibyo, bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye, haleluya, isakora byantrove gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza. C'est comme ça, et rien ne change. Nta kundi kuntu umuntu yabihindura. Twarabyizeye, byararangiye, tubyizera tudashingiye ku bumenyi. Mwumva imbaraga zo kwizera rero, imbaraga zo kwizera. Uyu munsi umuntu wize biologie ntushobora kumwigisha resurrection muzuko ngo wumve. No. Kandi azi neza ko yewe nize biologie niga ikintu bita amagufwa, decomposition des os. Niga serure z'uruhu ruturuka inyuma ndagwinjira. Ngera ku nyama, yego, ariyo shaye hari umubiri nyirwo ngo ngera ku magufa, ngera ku mitsi mito n'iminini, les artères et les veines pulmonaires. Yego, ngera ku bisokoro, ndinjira giriya hose ngera ku mara mato n'amanini. Gros intestin, intestin grêle. Ndamanuka umuhogo wose, esophage, diaphragme, pancreas, ngera kuri pumo, ngera kuri appendice, ngera piyo. Umuntu apfuye babirangiye. Ni umva ngo narize jewe navuye nahanga mbikorera PhD mu Bwongereza, mvuye nkora nindi
burayi ndetse njya no kwispecializa ku kintu bita umwuka niba yuko uyu mwuka ushize mu muntu birangiye reka mbabwira akantu natekereje birashoboka ko mu cyaro ariko mvuze abantu bazabyitondera bakora ubushakashatsi wenda babonye ibishoboka nkurikije ibintu bikorwa hano CHK sibyo yego ni kwiganombe sibyo ntabwo mwabonye ko n'umuntu umaze igihe ariyo yararwaye yararembye yarahurereye muri koma batajya batangaza ko anogonotse uretse mashine ibyo mvuze nibyo yego ni ibiprova si ibiprova ni muri bane musanga mu cyaro bahamba abantu batikira bazima rero kuko mu cyaro icyaro cyakure kitabona izo mashine yakumva umwana wari umurwaje cyangwa umukazana urwaje nyine ko ati birarangiye mukecuru arabushonye mukecuru arapfuye bose bakaburoga ariko ngira ngo hari ahantu bashobora kuba bakora wenda ndahumva mayidiya ndahumva rwose ndahumva nanjye reka ndi mukuru aho hantu ni ku mutsi nguba aha ngaha sinzi n'undi nguba nk'aha ngaha gutya hariya ariko kuki muganga atakora kuri uwo ntakoresha imashini ni ko kwizera nyine kwisi reka kw'iby'isi n'ibyo twise urumva ko uyu mugabo wize umuntu akamwiga akamukurikirana wese nuko amera inzara naho amenyo aba ari imbere yuko ahinguka urumva yaramwize agira ubwo yiga umutwe wonyine yibasira ku mutwe gusa nabwo kanamufa yawo kuko ntabwo igice cyose cyo hejuru aha ngaha bita ophthalmology ntabwo wakize ariko aba yize umutwe wose harimubwira ke gusa wenda amazuru nuko ahumeka haruga amenyo yonyine haruga amatwi sibyo werere ibyo byose rero mbivugiye kubabwira ko uyu muntu biragoye ko yizera ko umuntu yazuka kandi akenshi bimubuza kubyizera n'ibyo yize ku muntu iryo jambo yigisha abantu kumenya gutegereza no gutitiza atari uko Imana bivuze cyangwa binaniwe ahubwo dutize kandi dutitirize nkuko narivuze mu kanya ibi ngibi byo gutitiza no gutegereza kandi ukagumanira ese ikize n'ubwo atabikoze urumva ni ikintu kimwe mu bituma inshuti yari yose ivuga iti runaka yanambye ntabwo icyanca ari ibintu ubundi Yesu ntabwo ashaka yuko tubanishwa nawe n'ibisubizo ndashaka iki kintu cyumva neza Yesu ntabwo ashaka ko tubanishwa nawe n'iki n'ibisubizo ngo tubanishwe nawe n'imigisha duha ngo tubanishwe nawe n'ibintu dukorera ashaka yuko twabanishwa nawe n'iki n'ubwami bwo mu ijuru byamagambo muri Mateka 3:3 mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi uzabyongerera washaka ko tubanishwa nawe n'ubwami Imana ishimwe n'ubugingo buhoraho ibindi bikaza nk'iki nk'inyongezo inyongezo ntawe uyibura iyo bagupimiye yashatse avuga ati ntabwo umunyu wa 5 tukaya ntabwo twayipimye ureba isukari ntabwo tujye twongeza Yesu rero kira kintu yagikora kugira ngo hatagira umuntu ariko reba nawe abatuye isi bose sibyo abashyirwa bose umuntu abaho muri ubwo buzima buvuga ngo ndaje nami Yesu narinje kandi sintinda byo gutwara ibishyingira ngo mfite ubukwe kwa gatandatu urabona iminsi yanagiye hasigaye 5 ubwo biyigeze byose ndabitugenda bisubira nta cyizere kirimo pe nibwo bushuti bushingiye ku bintu nta cyizere cyaba kirimo yewe no kwizera wizeye umuntu yabonye urarikiye ibintu kuko hajya haza n'ubirarikiye ashaka kubita bitwara umwanya kandi uko Yesu agomba kubanza kagenzura n'uwo mutima usaba icyari wari we ari no hafi ijambo rivuga ngo musabe ko Imana ishaka buri Imana mbere yo kuduha inaturebera ibidukwiriye ijambo ryitwa ibidukwiriye ijambo ibidukwiriye abantu barisobanuriye ijambo ibidukwiriye burya ijambo ibidukwiriye risobanura ibintu ndi buhabwe
ntibigire icyo bintwara. Kuki se umwana aririra ikaramu abonye ku mufuka wa papa we, papa we akayimwima, ugasanga amuciriye ikibabi cy'intusi cyangwa akarabo kari aho ngaho mu busitani akamuhereza, gusa akanamuhaye agasimbuye ikaramu, ariko umwana akemera agaceceka. Kuba umwana yemera ku kababi kandi akanaceceka cyangwa ku karabo, ni ibikwereka ko n'ikaramu yifuzaga atari yagira yamenya umumaro wayo. Ariyo mpamvu ahubwo icyo gihe umubyeyi avuga ati naho tuhita mwangiza, itamukomeretsa mu muhogo, itamubabaza, none akamuhitamo imukwiriye. Natwe abakristo, Kristo azi kutumenya ibidukwiriye. Buriya Kristo azi umuntu watunga imodoka ntayikoreremo ibyaha. Kristo azi umuntu watunga amafaranga ntajye kuyinezezamo ngo agire ugasubira mu byaha. Kristo azi umuntu wakwiye akarangiza akumenya agace kagaca bugufi. Abo bantu bose arabamenya, ku buryo usanga bamwe avuga ati mugarukire bamwijyayo, mwijyayo ngaho ubaye lisansiye ntabwo twagukira. Pastor, turashaka ko uduhuriza aya magambo. Turashaka ko utubwira iri jambo twari tumaze kuvuga ryo gusaba, rino dusanga muri Mariko ibice 11 ku murongo wa 24, n'ijambo dusanga muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 3, ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Birajya guhura pe. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Iryo jambo ubwaryo gusaba nabi ni iki? Gusaba nabi ni ugusaba ibintu bizakwangiza. Mwana bwaga mu kanya nyine. Bizakwangiza, bizagukurura ibyaha. Kuko wowe muri wowe Kristo we akureba mo imbere agasanga ntabwo uraba capable, ntabwo uragira ubushobozi, yego, uzabana n'icyo gisubizo. Urabyumva? Buriya kubera ingendo nkunda kugira z'amahanga, hanze ibintu bitandukanye, hari ikintu nizi. Mbese koko abantu bose ubahaye ubushobozi bwo kujya hanze, yego, abasore, abagabo, abagore, bava yuko bagiye bakira abakristo, nta bakorerayo ibyaha mu ijana ry'abagiye hanze, byanga bikunda 97 bakora ibyaha, batatu nibo bagaruka bibaza. Niyo mpamvu mwagiye mwumva abashoferi bitwaza abagore mu makamyo. Niyo mpamvu mujya mwumva abantu bajya hanze bagashakira abagore basize abandi hano. Ibyo byose n'ikindi kibitera abagiye hanze mu buryo Imana itari yabyemera. Kandi ntihagire umbaza ati se Imana itarabyemera ajya yate, na Satani akora ibintu by'ibitangaza. Wabyumvise? Hari ibisubizo Satani atanga, abantu bakabyibeshyaho bajya ngo ni iby'Imana, ugasanga bamwana bikanuriye rwose, baragira ati yo nawe rata warahiriwe sha, ubona se sha ntanze se. Umva, ndashaka kubwira ko Satani nawe asubiza. Ikimenyetso cy'ibisubizo bya Satani ni ukugusha abihabwa, ariko ibisubizo by'Imana ikimenyetso cyabyo ni ukugumya guhagarara mu gakiza ntibasubire inyuma ngo bagushwe nabyo. Ni icyo kivuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, noneho n'ibindi muhawe mukabyayisha iki? Irari ryanyu. Kwaya nizo ko abantu babyumva ni gaspillage, gaspiller, ni ugupfusha ubusa, ni ukwangiza. Urabyumva? Biriya mbese wa mwana, uriya mwana w'ikirarunga wasabye umugabane kwa se, kuvuga ngo namuhibye, akabyara kujya kubisambaca hanze, sibyo? Nyuma akaza gusonza agakena, kugira ngo aragira ingurube, akaza kwicuza akagaruka mu rugo. Biriya nibyo kwaya. Ntaragisoza cy'ikibera ngo mugire icyo mbaza cyangwa dusoze. Iyo umuntu asabye Imana aba agomba kuyibwiza ukuri kw'ibyo akeneye, kandi uko kurayibwije akabiko bizanagenda nasubiza. Urugero ndwaye kugira ngo mubyumve neza, ngiye imbere y'Imana avuga ngo Umwami Imana mbabarira umfashe unkure mu bukoti, Mana mbabarira umfashe, ndaguhendahenze, ndakwinginze
Imana irahendahendwa irahendahendwa yingingwa ibishaka ko tuyinginga ntagishaka ko nk'abayitegeka none umfashe mbabarire Imana dore mu kwezi kwa 8 sibyo yego nibura mu mezi 4 ukwezi umwaka urangire nzabe mbonye ikibanza mu kwa gatatu gutamba simbe shitaha nzabe nanjye ntahi wanjye ubwo niko asenze kandi kwizera kuri ko kumuyoboye kuko ni ashyizemo dure y'amezi 4 nandi 8 mu gutaha ariko hari uwaza kuvuga ati mwami Imana kwinginze uyu mwaka Noheli n'umunani mbirire iwanjye ndakwizeye urakoze Imana ashobora kubikora mu mpera z'umwaka kuko biba yimuhaye ariko reka uze wumve kwangiza rero no kwaye amafaranga abonye sinire mvuga inzira yabonyemo kuko ni nyinshi yaza ari impano yayakorera yayatoragura birashoboka byose ayabonye leta gihara mu mujyi ahagura amapantaro nk'aya makoboyi yamuyita amakiye jinx n'amashati nyina kunjwe ahangaha amwe bitaga ngo ni Obama yise ko yitaga ubushashi bose bita ngo ibintu biri hanze hama noneho umwanya akabageze ku mukandara akaba arawuhitanye akabageze kuri suppress nazo zisana ibinyoteri nijoro naza akaba araziguze Pastor nazo barazibonye zibaho zicana razibonye kandi zicana nijoro nazimwe zari za kera z'abana zabaye n'izako zigisha abana kugenda no kuruzigaza zambara ibuze kugenda imbere dusanye bazifata mugonga acanira binyuma basibira murika ari biriwo yakandi ubwibone burya atanywa ikicyugo ni ubwibone hanyuma hirya hari no uproducer nawe akaba amenye ibintu bituma bakungu yubona imari gurishwa nihuse ya mafaranga amugiye ku mubiri yaraguza amabati nibura 10 reka tuvuge ngo akose yara mu 10,600 70 kandi ibyo byose kuzibira yarengeje katubari ko ari 100 tutabaze noneho ko uwo munsi atahanya amazimyijima n'izindi z'imibiri mu rugo gatuma icyokezo bakagitereka mu nguni bakutsa barokeza mu rugo rutarurwe kandi imbere y'Imana asenga yabwiye Imana iki inzu ibintu bibabaza Imana yibonye igisubizo nk'iki 100 kije ikabona umuntu wayisabye inzu ahisagura imyenda na za nkweto na za nyama bibabaza Imana cyane twumvikana hangaha nta Imana inaniwe guha umuntu inzu inamuhina za nyama ariko ishaka ngo muze muri specific imbere y'Imana sigisho nisobanutse Imana ishaka gukora n'abantu gutya ni inzu wansabye yego wayinsabye ko birangira nibura na 2022 akira kandi nkumenyesha ko utazayiguha ije ku mapine nk'upakiye kioske ntabwo kontineri bakuzaniye yego biza gusaba gushaka ikibanza niba amaze gusaba rero wizeye girira ikizere Kristo utakize ukundi karitsiza najyemo nihera yego umvura yitekereje uyishima aya mbere naza uyegura ikibanza Imana ikunda gukora n'umuntu gutyo hari mu butaha ibintu 100 cyangwa 5 biza ugiye utera amabati cyarimwe nka 15 wigetse hariya mu rugo kwita gushima Imana ugejeje ukora ingenzi ko ari uko bakiranze babana n'Imana kandi Imana ntabwo igihita izamura umuntu rimwe ibi ngibi twirwa turirimba ngaha bino muri biranda byemera mu bw'ubwiza kuko uri umukene ku cyavu ukamwicanya n'ibikomangoma ni procedure ni process ni urugendo my dear ni urugendo kugira ngo umuntu muhe embido injerekani y'amavuta sibyo yego nashaka bari igihwagari cyangwa yasoya n'ibindi byose amavuta y'ubwoko bwose irabanzika kwigisha kugura ikoroboyi ugateka ikoroboyi yijana gahoro gahoro umenye n'urugero rw'amavuta rero kuko yaguhiriye icyarimwe
niyo ubona aririmba umuntu ugiye kwarura wese akabona akayigiza cyado yigiza yewe Yesu we aho umuntu udakura amavuta ndetse ahita yirira ibindi bintu by'imyumbati n'ibishyimbo ariko mu by'ukuri Imana muri gahunda yayo itoza umuntu ubuzima ikamuzamura gahoro reka tumira muri ry'Imana rigenanye nako kavuze komeze umbwira ibindi itangira 26 turumva numva ukuntu bavuga itangira 26 umurongo wa 12 Isaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeze birutaho inshuro 100 Uwiteka amuha umugisha uwo mugabo mumukire wumva aho kantu uwo mugabo mumukire agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane umva aho kantu abiba muri icyo gihugu yeza inshuro 100 z'iby'abandi baturage uwo mugabo mumukire agenda agira ate arushaho kuba umukire ageza aho yabereye umukire cyane ibintu by'Imana bishaka kuba progressivement petit à petit gahoro gahoro impamvu bitera n'inshuti zanjye ni ukugira ngo Imana irinde ubwo buhamya irashaka ko ubigiramo ubuhamya kandi bwubakitse sibyo ntaraharenga aho ngaho muzarebe ibintu by'ibiterano igiterano igiti nk'iki ngiki ukagitera ukacyuhira ugategereza kikazatanga imbuto yego plus cyatinze kwera no kuramba kwacyo aho kizera bidahagarara yego ariko icyobo gutera ntabwo ni umugoroba umwe ejo niyo mpamvu batavuga ngo bagiye kugisarura nuko bagize bati ntabwo mbizi nuko bakishe icyobo ntigisarurwa nuko ukica kiba cyapfuye nuko ugihura nk'imegere ntabwo bavuga ngo imegere bagiye kuzisitora cyangwa gusarura zapfuye mu gitondo bagiye kuzica mu kanya mu masaha y'ine kandi zapfuye mu gitondo aya masaha zigeze zarangiye ntazikiri rero nashima ko abakristo bamenya gusenga bisobanutse ibyo asabye kandi asabiye byasubizwa akamenya ati ndacyari hahandi niyanze umwami niyanze nta kintu arikiye kugira ngo ibyo yararikiye bidatuma yaya ibisubizo ni ukugenda abanye n'Imana urugo ntuye muri ko n'ubwubatsi nageze ubwo mbyigisha abavuga ubutumwa bushake ndabwira n'abana muri kumubwira Imana ntibahamagaye bati nshaka kubabwira ko umugisha Yesu yabwiye Petero w'inshuro 100 muri ubu buzima ajya gutanga Yesu kuko ntabwo uzanye ari inshuro 100 ku kanya hari igihe gonhamo 2%. Ririya jana naho yaduhaye kubarira niba harabize fraction imigabane yego ririya jana ni icyo yaduhaye cyo kubariraho hari igihe guhamo 2% ariyo ya envelope baguhaye 10,000 wagiye mu bwo butumwa ntibayitangaza ubuse nibanga ngo ndarihisha ubutaha azajya ahantu Yesu we kono bagize 20 sashi burya rero genda we kuyarya yose urumva hariho guhabwa umugisha muri uyu murimo ariko hakaba no kujya gute no gusavinga uwo mugisha save ndabyibuka rero wanjye ni hariya hakurya we muzaha akumwara habonye intwara hageze nageze ndabyibuka ko umufuka waguraga 3,500 waza kujya kuri 4,500 gutyo iriya nzu yanjye nayubakishije y'Umwami Imana mpereye mu murimo najya mu murimo nakora umurimo amperekeza nk'umushyitsi kumwe basezerera umushyitsi kandi sinjya mbiburana sinjya mbirekarama abanze barabizi ko rukondeye sinjya mbiburana sinjya mbirekarama sinjya mbisaba sinjya mbisekuteguza sinjya mbitegeka abantu kubinkorera mbere oya na nyuma sinjya mbyishyuza cyane ko ntawe umenya uko naje ariko najye kubona umuntu Imana bakoresheje envelope ya 20,000
ndagushima Imana harimo agatike k'icyatanu wenda kuva niyo yavaga Igikongoro niyo yavaga Umutari icyatatu gutyo okay buri noneho kangende ngurire mwabana nyine ibirayi n'isukari banywa ka cyayi ariko nguriho n'umufuka umwe w'isima reba usige hariya ugarukira naho buri iwanjye nuko nahakoze kandi mutwari hanini niyo sano bafite metero 40 kuri 28 ubwo ni hatoya ni igihugu ariko nta mazu hose rero mu by'ukuri ntahatinze ndasaba abera abakristo kutangiza iby'Imana ibasubije sibyo kutabyayisha irari ryabo niba kuri cyo basabye